Nuvuga. Ziba wowe akazakwereka inyuma. Jojo nawe wimwiyegamishwa. Wewe mpitira umugore wandaye. Ako njye ntabwo ndi umugabo nk'abandi wanjye. Cyangwa bituma. Wese ndangamari. Je nusubwiza. Wafashe ubwiza. Urumva? Iriya nda. None se Raba hano. Iyo nda. We sindabikunda. Jojo. Nanjye gutereka amaso ndabizi. Yatereka amatwi. Buretse gato. Uyu mukobwa arikunda. Umuzungu arimo aragukaraba. Agukora hose. Ngera kuri Jojo kaza kugira umusazi. Jojo mani. Raba hano riko. Mani ndeba romantike. Bantu ndaba romantike. Ndeba romantike. Aha. Yose bose batwara. Bantu ndaba baracika. Ntabwo jambiye. Nanjye kanze Patel. Mujyane. Yanjye rero kuri ako kabuno nk'ak'ingurube. Bureka nyene bura. Ndebe. Reba bana shajita. Kubera mu reba. Reba. Yeba. Mekani erikoma. Bomoza wowe. Darangije. Wakicadwe. Bomoza wowe. Yewe ntabwo ibyo biri. Iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente. Iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente. Ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Je t'aime trop. Nalinga mingwana. Manzi na Innocente nukuri ndabashimiye. Mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocente songa mbere turabashyigikiye. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha. Si ngombwa kwirirwa ujya aho ari, arabikugarurira akagufasha kumenya niba ukunda koko cyangwa se guca inyuma. Muganga gakondo kandi atanga ubutunzi. Muganga gakondo atanga uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi wawe. Muganga gakondo kandi arakuvura amarozi y'ubwoko bwose, amahuherano, ubutegano, uburyano ndetse akanagutsirika ku buryo uburozi bugutinya. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi w'umurima. Akoresha imbaraga z'abakurambere fasha wowe urwara igifu, impyiko, diabete, kuri mihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro ndetse n'abarwaye asima n'izindi ndwara zose zitandukanye. Kandi aho waba ari hose aragufasha. Muhamagara cyangwa mwandikire kuri WhatsApp kuri nimero ikona kuri screen yawe. Usuzigana kwifurize ibihe byiza. Wakoze subscribe. Wanakunze Manzi na Innocente TV. Nawe utarabikora ndizera ko ugiye kurugana ibyawe kuri gatano bro. This is our next episode. Break. Abantu ntibatuma nasoza intro. Icyambere umucongo mfise. Shansukisha ibiseko bya. Umucongo mfise uraba nka. Umwana waje baromanti. Ronda yagukubita. Mukose uyu mwana no kugukoraho. Aragukoraho ibikizi na warasheze. Icara hano. Jojo ntahaje. Ichadwe Jojo. Nako wiyame nawe. Wena Burundi gufitanye amabanga menshi. Icara hanga ukomeza kunkorera ku mugabo. Mani nta hari bwicare. Jojo icara. Fashe. Ujya he? Najyare mu byo. Ndagiye buryo. Umugabo muzima ayizwa n'umugore. Wese bagutera ivi. Wowe warabomote. Ariko mbaza kwibariza. Wowe ugomba kwicara. Umugore wawe yicara musu byanjye. Nanjye mugabo Reba we. Nanjye kwanga umugore wawe. Kwasheze bagutereye ivi. We kwasheze. Ninde wababwiye ko gutera ivi bisobanura
na Patel wateye ndi ubungubu Esther ntari umugore wiwe ntaswe ngo batereye ivi Esther agiye kubwahagirana Esther agiye kubwahagirana Esther agiye kubwahagirana mwabaye umuzungu ndakora muri telefone G-taff rero akebo kagiwa mugaro singo ushobora kumenya aka kanya nawe ejo bundi byakubaho nkaguhitwa wakagicongesha umusatsi bureke ibyo nubwo bikuraba mujya bureke abagabo mwese mujye mumenya ubwenge bureke muri gupfa byanshaka twumva umuntu umwe homvomva mbanze mbibaritse sibyo raba Patel ni igiswere cyiza dore ngo baramukunda ziba wowe Jojo nawe wimwiyegamishwa wewe mpita umugore wandaye ako njye ntabwo ndi umugabo nk'abandi wanjye genda usubwize wafashe ubwiza urumva iriya nda none se raba hano iyo nda we sindabikunda Jojo nanjye gutereka amaso ndabizi wateretse amatwi buretse gato uyu mukobwa arikunda umuzungu arimo aragukaraba agukora hose ngera kuri Jojo ukajya kwigira umusazi Jojo mani reba hano ariko mani ndeba romantike bantu ndaba romantike ndeba romantike aha Yose bose batwara bantu ndaba baracika nanjye kanze Patel mujyane yanjye utumye umugore wanjye y'urukundo ndetse gatureba hari mugaba mwiza imvura ikibyazira igira himana urasusurutsa nk'akazuba ndagukunda ntabwo runo ari urukundo runo rukundo ni urw'agahato banza ari agaharara rwareba uno muntu G-taff kiragoye Mike vuga twumvikana wamukundeje amaso ubu ngeyo umwe muri net seconda rimwe mugaba mwiza uzurugwiro nituze igira hino wibwirira urugongomoza susurutsa akazuba kahashe namaze bureka nyene nagari gutyo aramusoma nagari gutyo raba nyine hagara gutyo mwereke nyine tuza nyine nyine bureke mwereke raba hano hagara kurabe mugaba mwiza uzurugwiro nituze igira hino gake igira hino mwibwirira uko ngukunda ransusurutsa nk'akazuba kahashe n'amaze Gita agwe pendeva turebe kuri ako kabuno nk'ak'ingurube bureka nyene ndebe reba abana sha Gita reba yeba mekani erekoma bomoza wowe ndarangije wakicadwe bomoza wowe yewe ntabwo ibyo biti tagiye no kurakaranya no bure byose nyaba yasa n'uyu nguyu ariko kubera iki nakubwira ikintu ugatangura ukiganishwa ntabwo umugore wa Patel ntabwo umuhunze suraba ntabwo umuhunze ntiwaba waraguhunze bureke murabe sibyo bureke
nukunda umuntu nzomuhagarareho Sadunda reba reka kuvugira ijambo rimwe urasaze uramusundishije ariko wowe nzokubaha nkubahishe nzogukunda baravuga ngo bravo baravuga ngo umukurinyi baravuga ngo umukurinyi aruhira umuntu ubundi toto nakagora umukurinyi aruhira umuntu umuswezi njye ndakumva oya reba kuntu umurundi aba yasaze ngo aramwino n'ubundi birarangira ucyuye uzobaza sha batereta abandi bakajya bagashyira mu mago ni amakuru ufise ariko kubera iki iyo uhuye n'ikibazo urampamagara urumva wasinda ugahamagara kandi nimba hariho umuntu ukoresha ukuri arashaka kuneza umugore wanjye bosi nta makuru ufise ijambo ry'umusinzi ijambo ryerekeranye umusinzi 5,150 bagwa 5,000 n'inote ibyo bihumbi 6 bitanu n'ijana na 50 wabimuheje kuri mobile money hari gufashe kumufungura yaramamagaye yaraguhamagaye ufise umutima mwiza urumva umutima mwiza none se wanjajwe we ko yamamagaye nyene ni wari uhari ko yamamagaye ni wari uhari igihe nawe kandi wibuke ibintu Murundi yatubwiye umurundi baroga bakaroga n'isazi kandi ntiyatungura muri data yego nuko wibuke yuko Murundi turi abakobwa uramutse ubonye umuhungu ushaka ufite umuhungu ukura ibyinyo nkabikura mbishyira G-taff wenda G-taff nta mafaranga afite n'urugero nkabanzi neza ko uyu muhungu ari gukura ibyinyo na gahunda dufitanye mu nawe kabizamo nose ibintu bijamate uretse kumva noneho Murundi G-taff yagufasha ngo umuntu agira ikibazo uzobaze sha uzobaze ni amakuru ufise nugura nugura wagisambo we ushaka kujyana umugore w'abandi uzajya ubanza wicungesha ibyo ntago bikora uzagenda ubibwira uzagenda ubibwira esito ayago yakisitse uzagenda ubibwira esito nakushimira gusuke banza kwibana nagameze nkawe tere mwana wacavu umwana wanje nkunda abaseka ageze wowe urarira wowe ngwino urebemo esiteri mwana nkunda ngwino urebemo abaseka nk'umudayimoni bose sinari nzi yuko urumva ubundi narabaga nka kera natekerezaga ati twebwe dufise uruhu rw'umukara nitwa bibijuju ariko naje gusanga nabasa aranutse no reka naje gusanga nabari ibijuju twagera reka tubize Murundi urumva ugatera inda umusazi ukongera ukamutera inda hajya muba mutandukaniye nanjye reka nkubwire handi yise umusazi umuntu yise umusazi niwe wamucumbikiye wamwirukanye azana umufuka urimo imyenda bukeye mu gitondo nakuguriye igikapu baramubwira ati baramwirukanye ahantu yabaga ahamagara mukuru wa Kiwingu aramubwira ati wanjye gera wowe genda ntacyo dupfana arangije ahamagara Manasi niwe wahamagaye nde ati cumbikira uwo aho hantu nagiye yaramucumbikiye byagoranye yaramucumbikiye singo aragucumbikira nanjye urumva akora ikiganiro ari umudespora wabibonye arambwira ati anyohereza 20 naragiye nkugura igikapu cy'ibihumbi bitanu byagiye he none so niyo nyangara niyo babera ibisambo rero bano bantu umuvugizi wanjye gera we nindagiza nk'ibintu byose ari kuyama kuko nari ndi kurara hanze hoteli bimureba iki ndagukoreye yegora
nujya gukora ukavuga ngo je niyemeje kugirira neza umuntu uzabikora uzafashe ukuboko ugusubize inyuma vugisha ukuri bose none se reka nkubwire mugirira neza itike yanjye nakoresheje njya kukigura itike yanjye nagiye kumuhiga sibyo muzana ikiganiro yarazinyishyuye uzi ko ari abantu bajya kwakira ubufasha bakanabishyura wewe munyamakuru ari abantu bajya kwakira ubufasha bakanabishyura afite ikibazo na Patel ko amaze kuvuga ko uriya mukobwa ari igisambo kandi yaramucumbitse akava ko yagucumbitse kukiba kuvuga igisambo bose ntabwo ari ikigirwamana ufukamira akabaye yubaha shimira we yagucumbikiye uri imbobo bakubaje reka gato sibyo bakwirukanye imbobo wamereje umwanya nukuri sibyo nabene nagwenge kuba ari umugani wacu mu kinyarwanda amurunda mu nzu nakundaga muzika ari wowe uzobanza niba ugeze urunda urakubita umuzungu urakubita umuzungu mubogisi urakubita umuzungu kuba ibyo byarambayeho ko nagiye nkahabwa ubwo buvugizi ko nyuma yaho mwashatse kuncuruza ngo ncuruze ikiboro cyanjye abantu umuntu yarashanye akanimero z'undi bavuga ati ni umuntu ushaka kumufasha genda wimwihera noneho abo ngabo bashatse kumucuruza njyewe naciremo mu bamucuruje bamujyanye kumucuruza ntibakiwinga ikintu nayishatse kumubwira nareke kumwita imbobo kuko iryo joro yaramucumbitse nyuma baragiranye ibibazo bakamufata ntuciremo umwanya avuga mwumva ukuntu bimeze sibyo impamvu ni uko hari ahantu